bakunzi ba Zozo TV Show Rwanda, twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe abari mu majyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba. Diaspora nyarwanda mwese turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nibarafindura nk'ibisanzwe. Aha twicaye ni mu Marange, ku nkuru navuga ko y'inshamugongo, ko ari inshamugongo ahabereye isanganya. Ku mugoroba nk'uyu amasaha nk'aya habaye accident yabaye hagati y'abakozi bakorera hano mu Marange, abo dukunze kwita bataka, aho umwe bashyamiranye, umwe akaba bikarangira akubise umwe umugeri, bikarangira hasize ubuzima. Ni inkuru itari nziza, kugira ngo twifurize iruhuko ridashira uwahasize ubuzima, tubwira uwasigaye nawe ko yakwitekerezaho cyane, hakaba umwanya wo guhinduka no guhindura imitekerereze, ko ibintu byose ntabwo bibyiganirwa. Iyo utuje, iyo witonze, ibintu byose birakunda, biremera. Iyo wihanganye, baravuga mu Kinyarwanda ngo wihanganye akamishashi. Bavuga ngo niyo mpamvu twahamagaye umwe mu bataka bakorera hano mu Marange kugira ngo aduhe amakuru y'impamo, yewe adusangize n'ikishobora kuba gitera ayo makimbirane cyangwa uko gushyamirana bishobora kugera ubwo bigira gute, byazana ingaruka zitari nziza nk'izo zaraye zibaye hano. Reka tukwakire, utangire wibwira abakunzi ba 001 TV Show Rwanda amazina yawe n'icyo ukora hano mu Marange. Njye banyita Tumukunde Elisa. Tumukunde Elisa, ariko nkaba ndi n'umuhanzi. Basanzwe banzi, ndamanje kubasuhuza, ariko nagarutse mu nkuru y'akabaro. Wa muhungu wanyu Stand KG. KG, urakoze cyane. Nagira ngo rero tudatinze, nagira ngo udusangize nkawe nk'umuntu wari uhari, ukaba ukorera hano, ukaba uzi buri kimwe cyose, imvo n'imvano yacyo, uduhe uko byagenze muri make kugira ngo tubashe kugira icyo tuganira. Ubundi akazi nyine bisaba ko dukundana, cyo cyambere. Ikintu navuga, ariko iyo habuzemo urukundo cyangwa se ubwumvikane, nyine handi havamo kurwana cyangwa se gucyocyorana, cyangwa se ugasanga havuyemo n'ibingibi noneho biba bitangaje ku kiremwa muntu, cyangwa se ku Mana, cyangwa se cya kintu wumva nawe ubwawe ukumva ugize ubwoba, aricyo bita urupfu. Rero ngiye navuga ati ubundi ino ukuntu byagenze, bagiye nyine kwataka urandifandaho gato yakowe, ntabwo njye nari muzi neza cyane. Kujya kwataka Fabrice we nyine yabazanye, ariko undi basa nkaho nyine bavuga ati wowe tutagiye kure. Wowe ku makuru nafashe hano avuga yuko Nsenyuva Fulgence yakaribishije abakiriya. Yego, amaze kubakaribisha baramwangira. Bamaze kumwangira baragenda, Fabrice arabakaribisha, baremera, arabakira, arabaseriva ibyo bari bamusabye. Amaze kumuseriva bararya, barangije barishyura. Bamaze kwishyura, Fulgence aza kuza abwira Fabrice ngo amafaranga akuyeho barayagabana. Bitangiriraho, Fabrice we ntiyumvisha uburyo agomba kugabana na Fulgence, kuko niwe wakiriye abakiriya. Icyo kintu cyajya ngo KG nk'umuntu ukorera hano nk'umwataka, icyo kintu ubundi kugira ngo kigere ubwo kijye gushyamiranya abantu bigirenze ubwo umwe yahaburira ubuzima, ubundi biterwa n'iki? Icyo kintu ngiye ntabwo njya nyuza hirya ku ruhande, ngiye mvuga ikintu cy'ingenzi. Ubundi nyine akazi kose iyo habuzemo ubwumvikane, nyine babyanze. Umuntu iyo mwamufatanyije business akaburamo ubwumvikane, cyangwa se hakabamo icyo bita ishyari, bivuge birangiye ishyari, babyanze. Noneho kano kazi kacu iyo uzanyemo kwiharira, biba byanapfuye,
rwose ibyo ni ibisanzwe no muri sosiyete isanzwe. Rero habuzemo ubwumvikane niko navuga, kuko kuza nyine byari by'imikino bavuyemo. None se KG ko ubundi hano tumenye ko abantu bakorera hano bose ni abantu bafite business za restaurant, bafite n'abakozi babakorera. Ubundi hagati y'abo bantu babiri byabayeho cyangwa nawe urimo nk'umuntu ukorera hano, ubundi mwese mufite ba boss banyu cyangwa muhakora mu buryo bw'ibiraka? Igihe ikintu cyanangaje nabo ngabo wakubise agahita apfa nawe yari ari umucoma. Iki kintu cyanangaje n'uwo nguwo yari shyashya, izi street ntabwo ari akazi. None se KG kuba ari mushya cyangwa umwe yari mucoma nibyo bishobora kuba byabatera amaki byabatahira gushyamirana? Ntabwo bari bazi amategeko y'abaseriveri cyangwa se abataka ibyo restaurant cyangwa se nyiri restaurant bagomba kuguha amategeko. Ubundi amategeko ya restaurant hano ku bantu nk'amo abahagaze gute? Ubundi baravuga ati haba hari urupapuro, iyo urengeje igiciro nyiri restaurant uba uri kumusebereza restaurant. Icyo ni ikintu kimwe. Kandi ikindi, iyo wongeye ibiciro ibyo mwavuganye cyangwa se niba yaravuze ati muri kintu uzajya wongeraho 100 bitewe n'uko urabonaho umugati nyine wawe, ikintu uzajya wongeraho 6 ukayarenza, havukamo ibibazo. Rero babandi baza batabanjije kuba bahabwa akazi cyangwa se bahabwa akazi na nyiri restaurant cyangwa se hoteli, nibo usanga ahubwo havuyemo ibibazo kuko ntabwo babaza amategeko, kuko urabizi uretse ayo mategeko ubundi barahembwa cyangwa ntibahembwa? Mwe murahembwa cyangwa nimwe mwihemba mwongeraho kuri iyo nyiri restaurant yarurira kugira ngo mubone umushahara wanyu? Of course bivuge ngo umukiriya ngatinjiza nta kintu nabaza, nta kintu wabaza restaurant cyaguhera. Bivuge ngo wowe uyuzanye umukiriya uragenda ukamwakira, wamara kumwakira wenda urugero nimba ipura y'ibiryo ari 2,000 ukongeraho 500 yawe. Of course. None se nyiri restaurant ubwo muhuriza he ibyo bintu kugira ngo yumve ko ari byo byiza birangire? Urabona ko nimba ugezaho gushaka amafaranga yawe ku giti cyawe ku nyongera y'umuntu ufite restaurant, bivuze ngo aho ngaho akazi kaba kapfuye, serivisi iba yapfuye. Wenda njyewe nsanzwe menyereye hano, ndaje uranyakiriye turaziranye ndemeye kunyakira, nari nsanzwe nzi ko ndiri 2,000 ugiye kunyishyuza unyishyuje 2,500. KG icyo kintu numva gisobanutse. Rega buri kintu cyose buriya itare wagiha umusaruro bwaki cyangwa se ugitondagure ntabwo ubuze icyari cyo. Aka kazi kaba gatuze, reka mbivuge abadiplomata, hari n'abarangiza kaminuza benshi bakaza kugakora. Aka kazi ntabwo ari akazi kaba gasibitse, ni akazi uba ugomba kuza usa neza umeze nyine nk'ukora mu biro. Iyo unuka na nyuza na nyiri restaurant nubwo yaguha akazi ugomba kugusobanutse nyine icyo cyambere. None se cyo gisobanuro cyo njyewe mvuga ati ngwiki iyo nabikubwiye nyiri restaurant haba hari ibiciro uba ugomba nyine kutarenzaho, nyine niwe ugomba kwihemba. Urugero rufatika njyewe iyo ninjije nawe ukorera aho nkorera ipura y'ibiryo naya ipura y'ibiryo umukiriya ntegetswe kumwishyuza ya kugira ngo ikibazo cyanjye iyo ninjije umukiriya mba ngomba gushyiraho, wenda niba ari ibiryo, reka tuvuge ku biryo ibyo abantu ukunda kurya, ipura niba ari 2,000 ni amafaranga ngomba gushyiraho, ni 6 atarengaho. Nyiri restaurant akaba nta kibazo bimutwara akabyemera. Bivuge ngo iyo yishyere nyiri restaurant wowe uragenda ukamwaka 500 yawe, 500 nakoreye yana akemera agakomeza akavuga ati courage, komeza courage. Iyo winjije babiri ikintu cyawe wakigize ni kumva ni akazi, ariko benshi nyine ntabwo ko nakita akazi. Reka nge nkite yuko ari nk'umukomisiyoneri mwe mukora. Bivuge ngo boss agutuma umukiriya, buri mukiriya agutumye aguha 5. Iyo uzanye umukiriya umwe aguhaho 500, wazana 2 ugakaba ari 1,000. Nuko mukora. Ese KG
kubona ari byo biri gutuma abantu bashyamirana bikagera aho umwe ashobora kuhaba yahabura, kuko burya ibyago ntabwo wamenya bitera bidateguje. Ushobora no kumukomaho utabishaka bikaba, ariko none reka mvuge ngo bigendeye ku gushyamirana muri ako kazi, ku mafaranga wagombaga guhembwa yawe, undi ati mperezaho, nawe ntube guca bugufi guti sibundi ndayagwaho byagenze gute. Wenda ube wamuyobora ajye kureba boss wa restaurant, kuko nkeka buri wese bamukorera. Iki kintu nagira ngo tugihe uwuhe murongo ku buryo n'undi munsi kitazongera. Ikintu cyoroshye njye navuga ko njye ndareba nyine ikintu nkagiye umwanzuro. Nyine buri mukozi wese cyase nyiri restaurant namenye abakozi biwe abambika uniform, umukozi ahagarare kuri restaurant ye. Apana umwe yavuye hano yageze kuri arenza ama restaurant agera mu 10, cyase reka tuvuge ama hotel cyangwa se bica bakunda kwa na hotel ariko na ama restaurant. Umwe yarenza ama restaurant 10 ahagarare kuri restaurant yiwe. Nubona umukiriya aje ukabona hariho abaseriveri barengeje 2, weho utuze, bavuga ati mu mvuga y'abajene ati ufushe cyase wihangane, n'abakecuru barabiza kubyumva. Undi naza nawe urazi kumubwira ati uri umuntu man, urabizi ko mukanya rero wagize wazanye mukiriya, reka nanjye ngirite, reka ndebe ko nanjye namuzana, haze mu bwumvikane nyine. Urukundo, buri kintu cyose cyaje mu rukundo, ikintu cyose kirashoboka. Ariko njye yari topic nakabaye kuba nasubiraho, urupfu buriya urupfu ni urupfu, kandi ahantu hatabaye accident. Mu kirombe cy'amabuye haba accident, mu gisirikare haba accident, umwarimu bari kwigisha ari kwandika ukabona aragagaye. Ni ibintu bibaho cyane. Rero kumva ngo akazi nka gutya bishaka kuvuga ngo abataka ngo gutya na gutya nabi bataka tuba twarize, nta mwataka n'umwe wazamo hano, ariko usanga n'andimi basi indimi nebyira atazi. Kumenya indimi utazi no bitandukanye, abazi icyongereza mbese kuba warize cyangwa kumenya indimi bitandukanye no kuba wagira umuco cyangwa se ikinyabupfura ukoresha mu byo ukora cyangwa naho ukorera muri bagenzi bawe. Akazi kose ya reka mvuge ngo ntanjye ukunda gutemberera hano, ubona ko iyo umukiriya aje mwebwe muza mutitaye kuvuga ngo umukiriya n'umwe afite aho ajya, wenda aranahazi, mwe mukamufata nk'aho wagira ngo ntazi aho agiye. Ugasanga umwe atangiye gufata kuri urajyana iwe, undi akuru urajyana iwe. Icyo kintu ugasanga abakiriya benshi nta nubwo bari kucyishimira, kubera ko muba mutangiye kumuza umutekano mbere y'uko agera aho yashakaga kugera. Akaba ari nabyo biduva ngo wowe na mugenzi wawe iyo mumuhuriyeho muri ubwo buryo, niho bizanira gute, bizanira kuvuga ngo kugongana, ugatangira kubona ko mugenzi wawe akuvundiye cyangwa nawe akabona ko umuvundiye, bigatuma ashobora gutekereza nabi ko yakugirira nabi. Ari nabyo byaraye bibaye hano ninjoro, kuko iyo biba kuvuga ngo umwe yakiriwe n'umuntu umwe aramusereva birarangira, barangizanya abakiriya bakigendera, ntabwo byari kuba. Ariko rero ko bamuhuriyeho ari babiri, umwe baramwangira, undi baramwemerera. Nyuma bamaze kumwemerera, wa undi bangiye bamaze kurya bagiye bishyuye, agaruka kugira gute, agaruka kubaza amafaranga wa wundi bemereye ngo amuheho, kandi mu by'ukuri batakoranye akazi. Icyo kintu nagira ngo ari cyo wumve ngo uburyo mukoraho bwose, amashuri mwaba mwarize, ariko haraburamo ikinyabupfura. Ari nabyo yagira ngo usabe ntawe wabashije kuza hano kuri iyi kamera ya 001 TV Show Rwanda, utanga ishusho nziza ku buryo umukiriya ashobora kuza akakirwamo nawe akumva arishimye, agataha anyuzwe n'ejo akazagaruka, wenda akaba yanakureba ukongera ukamwakira. Ikintu navuze ntago njya nkunda kukibagirwa. Navuze ati buri museriveri wese cyangwa se umwataka nahagarare kuri resitora yiwe cyangwa se kuri hoteli yiwe y'akazi aho akorera, yambarira umwenda w'akazi ariho ahagarara,
ategereze umukiriya uraza. Desha hari ikintu nari ngiye kuvugaho, abenshi bivuga benshi, wewe uza wenda uhazi ni byiza pe, ariko abenshi iyo baje mu marangi baza ari ahantu baje gutembera. Desha ngereka mu by'isuku utarigize wiga ngo ufate chemistry cyangwa se ufate mate, ntabwo wafata ubwoko bw'ibyayi 32, ariko wose ufata ubwoko bw'ibiryo. Nk'urugero gatoya, wenda uvuga bakubaza ubwoko bw'ibiryo, ukavuga ubwoko bw'ibiryo basi ukagera ku ijana. Mu rugero ndagira ngo gusabe kumva ni akira umukiriya none aho uramubonye, ndashaka umuhe mbega umusobanurire ibyo ukora n'aho ukorera n'ibyo mutanga, umuhe mbega wumve amahitamo ye. Yeah, of course. Njyewe umukiriya ndamubonye, ndahaguruka aho nicaye, mbwira ati speak in English, speak Kinyarwanda, speak France, speak Kiswahili. We ahita ahitamo ururimi avuga. Yego, wowe noneho ahita akubwisha mu rurimi nyine, hari igihe aba ari umunyarwanda. Ndavuga ubwo byose mwamaze kumvikana ku rurimi, icyo ugiye kumubwira ni service. Urakaza neza muri resitora yo kwa kanaka runaka, tubafitiye icyo bita ipilawu iriho inyama, ifiriti, amashaza, salade na mayoneze, hariho imboga n'agasosi ku ruhande, ikirenze aba hariho inyama yumutse. Ni inote y'ibihumbi 2. Wumva mubwire urimo uramubwira ibiryo, amoko y'ibiryo mugira, n'amoko y'ibyayi. Hariyo bita beef pilau. Beef pilau ni yindi ibirimo inyama nyinshi, iganjemo inyama nyinshi. Umva ikintu ushaka kumbwira ni iki? Karibu umukiriya mwiza, tubafitiye ipilau, umuceri, ibirayi, imvange, iki urondore bya bindi byose mufite muri resitora. Ntabwo uvuga ngo hano haba murakoze. Hano tubafitiye cyayi bita akanywanyati. Akanywanyati ni kandi gatuma wumva ugize ubuvangingo bw'umubiri cyangwa se ku bagabo, gatuma utera akabariro. Ako icyo cyayi uwakimenye, abagabo bakimenye bahora hano mu marangi, niyo mpamvu bahise ku marangi. Uwakinywe ahora aje kukireba kuko azi akazi gikora. Icyo ni cyayi cyihariye bita akanywanyati. None hano hari icyo bita icyo kurya, ibyo bita ipilawu. Ipilawu bigomba kuzaho hariho inyama, ifiriti, amashaza, ibishyimbo na dodo na salade na mayoneze, akazaho n'agasosi ku ruhande, kagura ibihumbi 2. Hariyo n'ibita beef pilau. Beef pilau ni yandi ibiganjemo inyama nyinshi, karaze mu muceri mwinshi, akazaho amashaza, ibishyimbo na dodo na salade na mayoneze n'agasosi ku ruhande. Yakeje uruva ko mwego mufite amoko y'ibiryo, ipilawu iyo niki. Wowe muri wowe bijyanye n'amoko y'ibiryo, umuntu ashaka bati njyewe ndi umukiriya, ndaje ndashaka kumenya ngo amoko y'ibiryo mufite naya. Mu gahe gato wayambwira gute? Nabikubwira. Hari ipilawu, hari umuceri w'umweru, hari imvange, hari iyo bita gatogo, hari iyo bita beef pilau, hari iyo bita chicken pilau, hari iyo bita beef pilau, hari igikoma bita kapuchirichan, kiba kirimo shokora na bureba. Ibyo ni ibintu biba bigomba kuba bihari nyine tu. KG, reka ngushimire ku gihe cyawe waduhaye, turushaho kwihanganisha umuvandimwe wawe uri ubuzima, n'undi wahise wisanga mu maboko ataraye kuko byari ni ngombwa, titaye ngo byagenze gute, kubera ko buriya ni bavuga ngo tujye twitwararika mu byo dukora byose, tubikorane umurava, dushyiremo ikinyabupfura, kubera ko igihe icyo ari cyo cyose twaba turi gukora nta kinyabupfura kirimo, ibintu byose birapfa. KG najya nguha inama ku bataka bakorera hano mu marange, uko bakwiye kwitwara mu buryo bwiza butabangamira umukiriya, butabangamira na ba nyir'iresitora bakoreramo hano. Reka ko urumva ko ikintu cyabaye nka gutyo, hari abantu bagira ikikango bakumva yuko bya bintu hantu bajyaga nta mutekano, kandi umutekano urahari usesuye, uretse amakimbirane aba yabaye hagati yanyu nk'abakozi mukorera hano. Nagira ngo duhe inama nabagira cyangwa se nanjye nakigira, abonekamo disipurine ndetse n'urukundo. Disipurine, nimvuga disipurine,
wumve ko mugenzi wawe nyine kuko agiye gushaka umugati nawe ariko waje kuwushaka wishaka kwikunda nyine uravuga ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ariko bigira bakeya nyine muri isi uko tubayeho nyine tuba dushaka kwiharira niba naguze umupira umwe ejo nshaka kugura undi mugenzi wawe ukishimira yuko nawo atanakambara niyo si tubayemo tugire urukundo dukundane wumve ko mugenzi wawe ashaka kurya kandi umubiri afite ari nk'uwawe numukubita ukamukomeretsa ni nk'uko nawe nta muntu ujya wigira mu buzima ariko nawe kwihanira ntabwo byemewe uburyo waba ntabwo byemewe muri iki gihugu cya leta ya Repubulika y'u Rwanda ntabwo byemewe rero ibintu byo kurwana cyangwa se ibintu byo kubamo indisipline tubishyire hasi tubiba abana nyine uko dusa neza ku mubiri no ku mitima naho twoza. urakoze KG ibiganiro byacu birakomeza ntabwo twasoreza cyangwa ngo turarangije ntituzongera KG tuzongera tugaruke dusaba ko nk'abantu bagana hano mu Marange ntimwikange nta cyabaye nta accident n'izindi hano mu Marange umutekano abari wose serivisi nziza ibyo kurya byiza ibyo kunywa byiza nta cyabuza gukomeza kuhatemberera kuko ibi ni ibintu biba byabayeho ariho hose biraba umunsi umwe abantu bamwe babishimye abandi bababaye ariko icyo twavuga ngo ni ukugira amakenga no gusaba abakozi na ba nyir'inzu baba bari hano kubikora kinyamwuga bakagira umurava bakirinda ibintu byazana amakimbirane cyangwa se gushyamirana aho byaba biva hose. Bakozi ba 001 TV Show Rwanda rero reka tubasabe yuko mwadukora subscribe mukaduha comment na share kugira ngo bigere no ku bandi kugira ngo n'ubutaha tujye tubagezaho inkuru zacu. Yari Barafiniro nk'ibisanzwe reka mbashimire mbabwira ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe nakagaruka. Shiti bakunzi ba 001 TV Show Rwanda nkuko muri kubyumva ibyabaye n'insanganya ni ibyago byabereye hano mu Biryogo. Yes, ni ibyago byabereye hano mu Biryogo kandi nta wari ubigambiriye ko biri bube. Ibi byose nta wari ufite muri gahunda, nta wavuye mu rugo agamije yuko ibi biri bube. Ari nyakwigendera ntabwo yarazi biri bumubeho, ari n'uyu nguyu wabikoze ntabwo yarazi ko biri bube kandi ntabwo yarabigambiriye ni bya bindi by'imijinya. Muvandimwe rero nawe utubwiye ko wari uhari. Yego ni. Mbere na mbere bakwitande. Amazina yanjye banyita Iraguha Jean Marie Vianney. Witwa? Iraguha Jean Marie Vianney. Iraguha Jean Marie Vianney. Yego. Jean Marie Vianney ngira ngo uyu muvandimwe witabye Imana nyakwigendera mwakoraga mu kazi kamwe. Yego ngiye ko nk'ibisanzwe nkorera aha mu Marange hari umuryango nkoreramo hafi n'ahakorera. Yego. Mba mbona action zihabera zose nuko ibintu bijya bigenda byinshi na byinshi cyane. Niki wari uzi nyakwigendera? Nk'ibisanzwe twatumuzeho nk'umuntu udakunda ibintu uganira cyane. Ese ni umuntu utagira ibintu bya menshi cyane cyangwa se by'amagambo menshi kireka cya kintu ubura kiba kiri bube ku muntu cyane. Yego. Yes, ni umuntu ugira communication nziza cyane. Yego. Wowe ukimara kumva urupfu rwa nyakwigendera byakiriye ute? Uvuga ngo ntago kubura umuntu biba byoroshye ndetse cyane cyane by'umuvandimwe. Byabaye ngombwa ko byabaje abantu batari bake cyane kuko yagiye akorera abantu bagiye batandukanye bamuzi cyane ubwo byaje ni inkuru yaje guhita itubabaza ku kanya natwe. Ku kazina ka pasiteri ni akazina bari kura usanga ukorera ahantu bitewe ndetse nuko bagufata cyangwa se n'imyambarire imwe n'imwe. Urabona gutya ari nk'ukuntu umuntu nkanjye nshobora kuba nkunda kwambara neza nk'abapasiteri. Yes, kwambara gutyo bakaba bampa ku kazina bakavuga ati uyu muntu arasa nk'abapasiteri neza neza. So gutyo rero umbonye akamamagara pasiteri. Yes. Kumenya ikintu cya mbere wari umuziho ni iki mu buzima bwe busanzwe? Ikintu nari muziho pasiteri bango ntabwo nari maze igihe kirekire cyane hano mu Biryogo kuko nanjye ndi umuntu ukorera muri muryango ubona hari hakurya. Yego.
Kuvuga ngo pasiteri nkimara kumumenya nari nzi ko ari umuntu wangeragaho umuryango nkoreramo tukaganira bisanzwe nkamuha serivisi ashaka, ari nta muntu ugize icyo antwaye, ndetse nkaba namutuma n'icyo kurya akakinzanira nk'ibisanzwe. Yego. Mu busanzwe yari umuntu mwiza utuje. Yari umuntu mwiza cyane. Nta n'amahane yagiraga. Nta mahane ya pasiteri rwose. Ni ibyago nyine byamugwiririye. Ni cya kindi kiri bube kiba utagisubiza inyuma. Pasiteri se yagiraga umuryango? Pasiteri ikintu ntarakamenya nicyo ngicyo ko yaba afite umuryango, cyangwa se ariko byashoboka ko nta muryango yagiraga uko twaganiraga. Hari ukuntu uganira n'umuntu mbese ukaba wavuga ati uyu nguyu afite umuryango, cyangwa se ariko uko tubifata byagaragara ko nta muryango yari afite. Mwaganiriye byinshi, mwabanye mu buzima busanzwe mbere ko yitaba Imana. Nibyaga n'agahinda kandi wihangane kuba wabuze inshuti, nakwita ko ari umuvandimwe. Niba atari ibanga, waba uzi intara yakomokagamo? Ese yavugaga mu mujyi wa Kigali cyangwa yari afite indi ntara yindi yakomokagamo? Nk'uko mbikubwira nk'ibisanzwe, ntabwo ari igihe kirekire cyane maze nkura muryango nkoreramo hakurya urimo kureba. Kuvuga ngo ntabwo nari nakabasha kumenya byinshi kuri we cyane. Ni kwa kundi umenya umuntu, ese ukamenya iby'ibanze nk'umuntu mukorana aho hafi. Yego. Yego. Wenda tube tuvuye kuri nyakwigendera tugaruke kuri iri zina ry'abataka. Abo basore bitwa abataka, mu by'ukuri uko twabyumvise twumvise ko bapfuye umukiriya. Ese ibi bintu ubundi wowe nk'umuntu ukorera hano urabona ko byari bikwiye yuko aba bataka bajya bapfa umukiriya? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ntabwo bagapfuye umukiriya abantu twita abataka. Ni ukuvuga ngo hari abantu twita aba waitress. Yego. Aba waitress ni abantu koko usanga bahabwa akazi twakwita ko kari permanent gahoraho. Ese bakira bategereje abantu bakabaha service nziza cyane. Yego. Bakaboriyanta, even bakabashyira bakabereka aho bicara, ndetse ubwo bakabaha serivisi bakeneye. Ni ukuvuga ngo abo bantu bita abataka bo batandukanye n'abo ba waitress uko mbibona njyewe. Hari uko abataka bashobora kuba bo usanga nk'uko bigaragara nta myenda igaragaza icyo bakora neza bakunze kuba bafite bamwe na bamwe. Yego. Kuvuga ngo mu by'ukuri ahantu ibintu byagaherewe ishusho nziza. Yego. Nuko icyo ukora cyangwa se icyo uri cyo kigomba kujyana n'imyambarire yawe. Yego. Eske na wa mukiriya akamenya ngo ndabona uri koko yambaye umwenda w'abantu bagomba gutanga service. Ndabona ari we nagana cyane. Handitseho izina rya resitora akorera. Yego rwose. Ku buryo hagize n'ikibazo kivuga kuri wa mwataka ugana resitora akorera. Okay cyane. Ni nka kuriya ni ukuvuga ngo utega agence niba ari Kivbert. Yego. Ikibazo wagiriye muri agence ya Kivbert, yes, kiraza gukurikiranwa iyo agence bitarubazwira Colombe kuko nabwo bihuje ama agence. Yego. Yes, ubwo niko icyo kibazo uwo muntu umuseriveri yaba yagize cyangwa se cyabonetse mu bakiriya kiri buzuye kubazwa ya resitora kuko izwi neza akorera cyane. Yego. Yes. Ibi wenda reka tubihuze n'ibi byo muri gare. Mperutse kujya muri gare ngiye kwigira mu ntara, mbona abaje ari benshi banyataka, bamwe baramfata mu mashati, mbino ntabwo bari bagambye wenda kumfata mu mashati, ahubwo buri umwe yashaka kumba umukiriya we. Ese duhuze ibintu byo muri gare n'ibi byaha mu marangi by'abataka, wowe nkawe nk'umuntu wenda ushobora kuba waramenyereye warakoreye muri gare cyangwa naha mu marangi, wowe urabibona gute ibi ngibi? Bihuze ugire icyo ukuramo, tugire n'icyo tubwira abakunzi ba 001 TV show Rwanda badukurikiye, noneho bityo tugana ku musozo w'ikiganiro, noneho tuze gutanga inama kuri aba bataka, even dutange n'inama ku babakoresha babo. Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu kibera muri gare kigiye kugira relevant n'iki kintu bita abataka. Yego. Ni ukuvuga ngo hari uburyo usangamo aba bantu bita abataka, we ubwe ashobora kuba yaza akaguhata akagushyiramo ibintu bitarimo. Yego. Agufata cyane, agukurura cyangwa se akujyana mu zindi process. Yego. Ni ukuvuga ngo bigasa nk'ibyo muri gare. Hari ukuntu ugera muri gare ugasanga isi bari abantu bakoramo cyane, bakuzuyeho, baragufashe, sometimes baguciyeho n'imyenda yawe bagukura bakujyana
yego ku modoka ese udashaka cyangwa se bakeneye umukiriya. yego Ngo muri gare hari ubwo bagukurura, ubwo bakaba akakujyana mu modoka idafite abakiriya kandi ufite kwihuta cyane. Yes, birumvikana ko n'ahangaha hari ubwo bakuzana, yego ese wowe ukaba nk'umuntu uje kwiyakira, yego hari ubwo uvuga ati umuntu uri kunjyana hano ntago yishimiye, kandi ndimo ndabona ahantu hatatse neza cyane hadekoye, numva ubwanjye nakwicara. Ese ubwo akaba yagukurura gutyo, ugasanga ese ni ibintu biri désordre ku bantu, bifite désordre, bidafite pas d'organisation. yes. None aba bataka abenshi nta uniforme baba bambaye zigaragaza abo ari bo, ese nk'umukiriya ntashobora kwibeshya ko hashobora kuba harimo n'abajura bashobora kumwiba? Nibyo birumvikana, like a customer ashobora gutekereza ko hashobora kuba harimo nk'uwanamwiba. Birumvikana kuko niba utambaye umwenda w'akazi ukaza gutyo nkurura, ntabwo nzi ahantu njyanye, kumbwira ngo jya hariya ntabwo mazi koko. Niba ni ukuvuga ngo nyiri resitora cyangwa se nyiri resitora, niba we yarakoze izina ry'umukiriya yararikoze, yego ni ukuvuga ngo umukiriya abenshi baba bazi ahantu baba bagiye cyane cyane. yego Yes. ariko nk'umuntu mushyashya utamenye hano mu marangi, mu by'ukuri uruhande rumwe mwataka yari akenewe, kubera yuko mwebwe abataka nimwe muzi ari serivisi nziza, nimwe muzi resitora zifite isuku, sibyo? Ntabwo resitora zose ariko zifite isuku, ariko muzi amaresitora afite isuku. Njye ndabona ikosa ntabwo twarishyira ku mwataka, ahubwo wenda dukebure ba nyiri amaresitora kugira ngo aba bataka babe bazwi, bafite amakarita abaranga, na ba nyiri amaresitora babazi, ku buryo ushobora kuvuga ati umuntu runaka nimero iyi n'iyi niwe wanyakiriye. Nibyo cyane. Ese iki kibazo ntabwo cyaba kiri kuri ba nyiri amaresitora? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iki kibazo kirimo kugaragara ku mpande ebyiri. Yego. Ngo uruhande rumwe rw'umuntu rwa resitora, nyiri resitora ni umuntu cyane, nibyo koko byumvikana ko akeneye we abakiriya. Yego. Kandi koko birumvikana iyo wacuruje ni ibintu nawe ubwawe biragushimisha ko wabitse akantu mu mufuka. Yego. So ubwanjye ndumva hari nk'ikintu nshobora kuba nabivugaho kw'abo bataka ndetse na nyiri resitora, ariko ikigiye gusa kiri relevant n'inama. Yego. Ndumva ku giti cyanjye abataka ndahamya neza ko aha mu Marange ni ahantu rwose Nyamirambo usanga dufite umutekano uhagije cyane, kandi ndetse ni n'ahantu hatatse heza cyane. Kuvuga ngo ikintu mpamya cyo ndetse n'inama natanga, Yego. nuko abantu bita ba nyiri amaresitora bagomba gufata abantu bakabaha akazi kari permanent, akazi gahoraho kabishyura. Iki kintu kirashobora kuba cyaca abakiriya. Niyo mvuze ko umuntu umuhaye akazi gahoraho umwishyura, ndetse akaba afite aho, niba ari ku muryango wawe umukiriya araza we avuga ati ndashaka kurira ahangaha, niba nshaka kurira aha hantu, ese hari icyo nkeneye? Yego. Hakabaho presentation y'ibyo mufite, Yego. ukaba wayitanga ukayiha umukiriya yayishimira, even akicara ukamwakira, cyangwa se akakugana cyangwa atanabyemera akikomereza. yes, kubera ko yumvise meaning umuhaye cyangwa se ubwo busobanuro umuhaye ubwo ari bwo. Yego. Ndetse no kubataka, uwo mwataka birumvikana nawe ko ntago twese twagize amahirwe yo kubona akazi. Hari ubwo akora ako kazi ngo abashe kuba yaramuka, uwo mwataka akaba yabona uburyo ki nawe niba bakeneye kumuha akazi bamuha uwo mwenda, bikagabanya akavuyo, kandi ndetse akaba n'icyo twita complete communication. Yego. Communication yuzuye mu bantu bakora aka kazi ahangaha rwose. Yego. Inama ya nyuma, wenda tugana ku musozo w'ikiganiro, inama ya nyuma kuri aba bataka wabagira ku bijyanye no gukundana, umuco n'ikinyabupfura? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo ikintu cyo gukundana cyangwa se umuco n'ibintu mu Rwanda turimo gutera n'imbere, kandi bigaragara ko dufite cyane, dutandukanyeho n'ibindi bihugu biri mu mpande tugenda tubona. Yego. Nuvuga ngo ikintu natanga ndetse inama natanga kuri aba bataka, Yego, nuko hagomba kugaragara ikintu bita umuco muri bo, bakumvikana. Ese nkuko twahoze dutahiriza ku mugozi umwe, yego,
tukawutahirizaho, kuko niba umukiriya aje nibyo ngombwa tumwakiye, niba ari icyo gihumbi koko umenye ko nanjye nk'umwataka ndi burye cyangwa se nawe uri burye nka mugenzi wanjye, yego twese tugatahiriza umugozi umwe tugasaranganya. Nicyo kintu navuga aho ngaho kubataka, kuko n'ubundi bagomba guhaha cyangwa se bakabaho, kabone ko niba ikintu gikemura byose, cyangwa se bagahabwa ako kazi kakaba permanent kuri bo, nabo bakamenya ngo bari mu kazi gutyo nta mvuruze, hari nabo aba waitress bari official bazwi neza. yes yego, reka tugushimire rero kubwo ikiganiro duhaye, kubwo inkuru duhaye, kandi tukwihanganisha kuko nyakwigendera ari inshuti yawe. Wihangane, uyu munsi biba byiza, ejo bikaba bibi, ariko ejo iyo bibaye bibi uyu munsi biba byiza. Ntabwo iminsi yose ihora isa, kandi byose ni igeno ry'Imana, bituruka ku Mana. Twe nta kindi twabikora usibye gusabira nyakwigendera iruhuko ridashira, kandi Imana imwakire mu beza yishimira. Kandi reka ngushimire nawe, ikiganiro cyacu nakagaruka. Mbone shimire bakunzi ba 001 TV Show Rwanda, mwe mwari mudukurikiye, mbifuriza amahoro y'Imana, kandi muri abantu b'abagabo cyane, mbakangurira kongera gukora subscribe kuri wowe utarayikora, kugira ngo ibiganiro byacu bibe akagaruka kuri wowe. Reka rero mbashimire, amahoro y'Imana bane namwe. Ciao ciao. Murakoze cyane.